ni Elevation Worship ndetse na Maverick City mu karimbo keza bise Million Little Miracles cyangwa se ibitangaza bito bito miliyoni. Muri kumwe nanjye Wapla, aka karimbo kabashimisha. Wumva amagambo ati ubuzima bwanjye bwose bwari ku ngabire y'Imana. Ntumbaze uko byagenda ko ntabwo nabasha kubisobanura. Kuba ndahangaha ntabwo ari igitangaza gitoya. Ati nungutse imigisha ubwanjye ntakwiye. Narakobaguritse ariko nyine niko twiga. Kuba ndi hano rero ntimugire ngo ni igitangaza gito cyane. Ndakeka ibyanjye byararangiye rwose kandi ntacyo narenzaho. Nzi ko byose bituruka mu ijuru. Ati nungutse ibitangaza byigereka ku bindi bitangaza. Ibitangaza bitoya miliyoni. Ibitangaza byigereka ku bindi bitangaza. Nawe bari ibitangaza wungutse ariko kimwe bibiri bitatu bine. Ibyanjye byo ntabwo nabasha kubirondora byose. Ni Elevation Worship ndetse na Maverick City. Muri kumwe nanjye Wapla. Ati warampagaritse urankomeza ku buryo ntabasha kuva ku bintu. Wamfunguriye imiryango ku buryo ntawashoboraga kuyifunga. Ndizera neza yuko rwose ibyo wakoze ntabirengaho. Ndanyuzwe nabyo. Ndashaka kubaho mfite umutima ufungutse. Ndashaka kubaho nk'umuntu uzuburiwe data. Kandi ndizera ko rwose ibyo wakoze ntabirengaho. Ntabwo nabirenza amaso. Ntabwo ari ibintu byahuriranye, nta nubwo ari amahirwe. Nzi ko byose byaturutse mu ijuru, bituruka mu ijuru. Ati nabonye ibitangaza byigereka ku bindi bitangaza. Ibitangaza za miliyoni. Ibitangaza byigereka ku bindi bitangaza. Nawe bari ibitangaza wagize kimwe bibiri bitatu bine. Ibyanjye byo ntabwo nabasha kubibara byose, ntabwo nabirondora. Ibitangaza ku bindi bitangaza. Ibitangaza bito bito za miliyoni. Ibitangaza byigereka ku bindi bitangaza. Nawe bari ibitangaza byawe kimwe bibiri bitatu bine. Ibyanjye byo ntabwo nabasha kubibara rwose, ntabwo birondoreka. Ntabwo nshobora kubibara. Ntabwo byose nabirondora. Byose sinshobora kubirondora. Kimwe bibiri bitatu bine. Rwose ntabwo nashobora kubirondora. Oya. Ntabwo byose nabasha kubirondora. Naragerageje ariko rwose wapi. Ntabwo nabasha kubibara byose. Ntabwo byose nabasha kubirondora. Nawe bari byawe ariko kimwe bibiri bitatu bine. Ibyanjye byo ntabwo nabasha kubirondora. Tiwavuye mama. Ibyo ntabwo nabasha kubirondora. Wabanye na data kandi ibyo ntabwo nabirondora. Ndetse no mu rupfu rw'umuvandimwe wanjye warahabaye uradukomeza. Ntabwo byose nabibara. Igihe cyose warahabaye. Ibyo byose ntabwo nabibara. Tiwatabaye ubuzima bwanjye. Warambohoye kandi wampaye insinzi. Ntabwo nabasha kubirondora. Ntabwo byose nabirondora rero. Ati wavuye umubiri wanjye. Ntabwo byose nabirondora. Ntabwo byose nabasha kubirondora. Ni Elevation Worship. Naragerageje ngo ndebe ko mbibara ariko wapi, ntabwo nabasha kubirondora. Kuko buri munsi wose unzanira igitangaza gishyashya. Ntabwo byose nabirondora. Mama yajyaga avuga ngo ameza yanjye yaruzuye rwose. Ntabwo byose rero nabirondora. Nawe gira uti ntabwo nabasha kubirondora. Ati ntabwo nabasha kubirondora.
ni Elevation Worship ndetse na Maverick City. Ntabwo byose nabibara kuko ntabwo bibarika rwose. Ati ntungutse ibitangaza byigereka ku bindi bitangaza, ibitangaza bito bito miliyoni rwose. Ati ibitangaza byigereka ku bindi bitangaza, nawe bari ibitangaza byawe wagize 1 2 3 4, ntabwo byose nashobora kubibara rwose. Ni ibitangaza byigerekaga ku bindi, ni ibitangaza bito bito miliyoni. Warakoze Yesu kubwo ibitangaza wankoreye bikigereka ku bindi, nawe bari ibitangaza Yesu yagukoreye 1 2 3 4. Rwose nge ntabwo byose nabasha kubirondora. Ni Elevation Worship hamwe na Maverick City, mwari kumwe nanjye Wapla. Mbibutsa ko indirimbo zacu wazishanga kuri Wapla Official kuri YouTube. Ukiyumvira uturimbo twiza, wibuke subscribe, share ndetse na comment. Ati ntabwo byose nabasha kubibara. Ati 1 2 3 4 byose rwose ntabwo nashobora kubibara, ntibishoboka. Buri munsi wose mbona igitangaza 1 2 3 4. Shawapi byose ntabwo nabibara pe. Ni Elevation Worship ndetse na Maverick City, akarimbo keza k'Imana. Gospels mwigira hafi. Ni Elevation Worship ndetse na Maverick